yafashe umwanzuro wo kudropinga cyangwa se kuvanamo Fare Ngagne Umunyasenegal na Ben Aziz Dao kuri gatatu mu Burkinabe arakinaga nijoro abafana ba Rayon Sport uri wese wumvise ko Fare Ngagne atari bo banzemo yacitse umugongo ntabwo uko yavuga ngo Fare Ngagne kuri City Boys yego ni ikipe no ariko byibara yabonye incundu bitego bibiri babonye ni wabitsinze ko tubone yaramize neza ratangiye gutsinda yongeye gutsinda ko yaramaze hafi umwaka wose adatsinda nyuma yo gutsinda ayisavanwa muri 18 bashaka gukina aho mutoza ntiyaba imibare yatangiye kumugora ntabwo ari imibare yamugoye nge nakwemeranya n'umutoza impamvu Ben Aziz Dao akina kuri gatatu ikipe ya Rayon Sport Ben Aziz Dao ibintu akina kugeza iyi saha byaragaragara ko ari umukinnyi mwiza umurebye ku gihagararo ukareba buryo nyine atekereza ama action n'ibikorwa akora mu kibuga ubona ko ari umukinnyi mwiza ariko buya ntabwo Aziz Dao araba 100% kuko ikibazo cya fitness urakibona ko kikiri kubera ko ni umukinnyi araza kuba mwiza ariko uyu munsi defensive duties nizo arimo akora neza kurenza offensive impamvu arimo akora defensive duties ni iki ni ukubera ko arimo arakavaringa espace ntoya mu kibuga ntarimo ariyangaje ngo abe yajya gutanga amasantre n'amacross ndawe arabizi ko izo mbaraga dazifite yahita gudu arimo aratanga akazi ntiyabikora neza byombi rimwe ashaka kwataka neza ariko aberesha uburyo bw'udefanda kureba imikino yose Ben Aziz Dao wakinnye ni mwiza mu kudefanda ejo mundi eritatu amukura yari yabuzananyura wabona ko Ben Aziz Dao ametriza neza wabona nyine ko aganya amadiweri yo yabataka ikipe yamukura wabona nyine ko ari umukinnyi mwiza defensively ariko uyu munsi nta muntu akubwira ngo yigeze ubona Ben Aziz Dao ajya gutanga cross usubiza inyuma kuko match yajya gashaka no niyagerageza ubona muri final third ikibuga cya adversaire kubera aba yarushye akora centre neza akirenga umurongo ugabanya ikibuga mo kabiri niyo abashaka gutangira centre urumva ni kure rero yizaho cyane ntashobora kujya no bya bindi ubona ba Christian ba polisi ajya nagatangira umupira hafi ya corner nicyo Kwizigira avuga ari yizi kubera ko ataragira fitness nziza avuga to kujya ngende mareyo ahubwo mite ntakaza za nshingano nziza zo kudefanda ko no mudefense letatekereza ko bati naba mwiza mu kudefanda simakorera amakosa ibyo bindi bikazaza nyuma hanyuma rero none se umutoza impamvu yazivuga nijuru karuka avuga ngo ni udefanda neza kurusha Dao avuga ati tugiye gukina n'ikipe ifite abawinga bihuta cyane keneye umuntu wizirika nka nijuru nyine udefanda cyane kurusha ko Ben abikora urumva nyine nicyo nakubwiraga fitness ntabwo ari 100% ashobora kuza akametriza match ariko ntabwo ari buze kumetriza bagira umugisha bari baze bamusimbura naho n'abakuri bari urimo arabyumva ibi bintu uvuze biranatandukanye nyine bafata umukinnyi uri very athletic bize none kuvuga ngo ntabwo ari umuhanga kuri baro koga nijuru mu kanya hari n'ijya gukubita ku murundi cyangwa kwivi urumva ariko cyaka gafunga nabi ariko niba ari kwirukanka akajya kugonga kuri bari araba muriho kuri Ben Aziz Dao niba bimukora kabiri gatatu ikindi yakwemera kanarwana nawe mufashe yana mukurika ikindi nabafashaho gatoya ngira ngo hari kubera ko imyitozo ya Rayon Sport isigaye ba mu gitondo kuri gahunda z'umutoza abantu ntago baheruka kureba umwitozo ngo barebe ndakubwiza ukuri umusore bitaga nijuru Elia ni umusore nyuma yo kubona imikino umwe cyangwa ibiri wagarutse mu bihe bye ntabwo ari ukuvuga wenda ni ubusasenguzi n'ibyo harimo nuko umutoza ashobora gukina ikarita yo akavuga uti uyu munsi ndakina ndefana ndakoresha ariko ganijuru ndababwiza ukuri muri match birashoboka tujya tubana abanyamupira ashobora kuza wenda iyo skandali kaba ariko ugeranije n'ibyo umutoza amushakamo kwihuta nk'ibyo Kwizigira yaravuze ariko akanagaruka akadefana cyane ni umusore ufite izo karite zombi kwihuta afite umupira ariko no kudefanda ni imbaraga Mati yagira n'indi character nge nkunda muri bakaganijira uko se zitangira ari umwe mu bari barabwiye ngo yigendere ariko byamutwaye igihe kugira ngo yongere uyu musore yanga kugenda aravuga ati ngenzi ko nzageraho nkagaruka nzahatanira umwanya wanjye kugeza ajya nyuzamo nanone akongera akabura umwanya ariko mu myitozo ntacika intege agira nyine cya kintu mentality yo kuvuga ngo ntakurekura arabizi ko ariko kazi ke agomba gukora cyane kugira agaragare mu kibuga gusa ko kandi waragiye kuri Ngagne nanjye niwe ndi kugira icyo ngaruka kuri Ngagne uyu munsi umutoza wa Rayon Sport na Maticha arimo arabivuga gutyo nyine kubera ko abafana bagomba kuza kureba Rayon imaze iminsi iri mu bihe byiza imaze gutsinda match 3 zikurikiranya nta n'impamvu yuko abafana batagomba kuza kureba ima match ni ngombwa ariko
baracyasafarenga igisebo cyo gutsindwa ibitego 4-0 no matter what. Nuvuga ngo uyu munsi igitekerezo cy'umutoza wa Rayon Sport nukuza kwataka Al Hilal ngo ayikuremo ibitego ayitsinde, cyangwa no kurwana no kuvuga ngo uyu munsi ndarwana no kugira ngo ntankese ibitego byinshi nk'ibyo natsinzwe ubushize, hanyuma nze kuba ntekereza ku kintu bita ama counter attack no ku makosa yabo bwite bashobora gukora, nanjye nka profita nkabona igitego. Nuvuga ngo Fall Ngagne ntabwo araba 100%, niyo mpamvu arimo aragenda aba introduce gake mu mikino bamuha iminota 20-25, ariko reka dufate urugero ku bintu byoroshye. Aka kazi dukora k'itangazamakuru nikadusaba kwirukanka n'igiha, kadusaba gukoresha ubwonko no gushaka amakuru. Uramutse umaze amezi 3, uza amezi 3 namaze ndwaye kugira ngo wongere wumve nawe watanze, urumva wowe ukora icyo bita self assessment, nawe yasesinga bava mu kiganiro natanze muri contribution, uragenda ugasanga umusaruro wawe uri down. Nanjye nuko ntabikubwiraga ariko nabaga nakabonye cyari kigaruka. Urimo nabyumva usubira inyuma, kubera ko bien sûr hari igende bujye kwa muganga no kujya kumenya uko mfata imiti, bitandukanye no gukomeza kuba updated daily basis ngumemenya amakuru nkurikirana. Nagereza kuba dynamique kuri social media, urwo n'urugero nanifasha. Rero fata umukinnyi maze umwaka atarafunga baro, ariko kazi ke yatorejwe, akazi gasaba concentration mentale, gasaba concentration physique, gasaba kumenyana n'abandi, urumva na automatisme n'ibindi. Rero uyu munsi bigiye mpamvu nakwemeranya n'umutoza kugira ngo na Nepo abona ahera, nuko ntekereza ko igitekerezo cy'umutoza wa Rayon Sport uyu munsi ntigishingiye kwataka cyane ikipe ya Al Hilal, gishingiye cyane kurwana no kwirinda kwankesa ibitego no kuza guprofita ubwiza bw'abakinnyi b'imbere barimo ba Aziz Basane Kulanya, mbona ari buze kugira uruhare rukomeye cyane muri iyi match. Barimo abakinnyi nk'aba Asman Ndikumana bakize none ameze neza, urumva niteze nyine kubona ari umutoza uri buze gukina mbere na mbere arwana no kudefanda gutsindwa kwa Rayon Sport, kurenza kuza gushaka ibisubizo biri offensive kuri kandi mu buryo buri offensive, uretse kuba Fall Ngagne yasimbura akaza kuguha igitego, nuko n'umundi ntago ari umukinnyi w'umustata. So ngiye kubwanjye ari Ben Aziz Dao nabara ko ari kuri 70%, Fall Ngagne ari kuri 60%, niwe wakinnyi yagomba kuba ya dropping. Ngewe ntabwo ariko mbibona kuri Fall Ngagne. Buriya umukinnyi wakoze ibitego nka 2 kuri match nubwo ayita ntoya, mentali biramugarura, yumva ko za ncundura yongeye kuzibona. Kandi iyo urebye ku ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane kuri adversaire ugiye gukina nawe, nko ku ba defenseur b'ikipe ya Al Hilal, ntitandeba ku kigendanye na taye. Uravuga ati wenda Suman nibyo perfect, ni mwiza, yaba mu kirere ashobora guhangana na bara abasore b'ikipe ya Al Hilal, mu mbaraga ni byiza, ariko ese mu gihe umukinnyi yagira ikibazo, kuko nacyo uragitekereza, uravuga ati ese ndakoresha Yves muri iriya defense imeze kuriye, icyo wakibaza. Icya kabiri kuri Fall Ngagne, ni umukinnyi mukuru, match nk'ingi ntabwo aza agaciro kayo mucyo yamufasha nawe. Icyo nge nemera umutoza yajya akorana uburyo bwo kumubanza hanze muri matches zigiye ziheruka, kuko amuzana yakoze ikosa mubanzamo akajya yataka Sumana aca ku ruhande, ariko twese tukabibona kwitwa Fall Ngagne ataragaruka. Ariko byibuze yaje asimbuye, uravuga ngo Asmani namenya yuko Fall Ngagne ari hanze azuwari we, nawe biramusaba gukora cyane. Na ya minota wa Fall Ngagne Asmani avuyemo, uravuga ngo byibuze na Fall Ngagne hari icyo asabwa gukora muri iyi match, kuko muri mediane uvuze uwo yazanyemo witwa Richard, asanze abandi ba mediateri benshi, mpamya ko uyu munsi benshi utanakwemeza ko bari bukoreshwe, kuko mediane aftemo Bangara niwe yamujyanye, akagira Mabet, akagiramo Aimable wari wasanzwe, akagiramo Tambwe, wongeyeho uyu musore nyine twavugaga Arikawo, ndetse n'uwitwa uyu musore Richard, n'abakinnyi 6 muri ya secteur ya mediane. Ariko urirengagiza yuko ubwo urumva niba uvuga Yves nawe ubwa udaheruka kumukoresha n'umutoza, Fall Ngagne aheruka gukoreshwa. Nge nicyo mbona cyari gukora, icyo akora cyose yari kwirengagiza umumediateur umwe muri aba ngaba
Foro Ngagne akazamo njye kuri Benaziz Dawo ndabyemera ko nabonye uburyo Ganijura ameze yanatanga nyine n'icyo gisubizo cyo kureba mu yindi myanya uburyo ushobora kuzanamo umunyamahanga sirita umubataka ariko kuri Rayon Sport rwose kwitwa Foro Ngagne mbona yari akwiriye kuba arimo ko nabonye match ya Rimereke insoza kimwe mu bintu Darikonovic yakoresheje kugira ngo akure amanota 3 ku ikipe ya Hilal na sabu zari Hilal zakozwe nyuma y'igice cya mbere ni sabu z'aba defenseur central babiri ivuga ngo umutoza w'ikipe ya Hilal muri iyi minsi cyangwa se kuri izi match naheruka gutakaza imwe muri secteur ya mugoye cyangwa se itarakoze ibyo yisabaga ni igice cya defense ko kuri Rimereke yakuyemo aba defenseur central babiri ahita bazana kuri match yakinnye deja Gorira yahisagarura babandi bitwa ko bari muri equipe ya mbere ubwo ngo ntabwo agikunda gukora na za rotation zikuramo abakinnyi babanzamo kuri Hilal muri defense ko arabizi yuko ni hamwe mu hantu hari ikibazo rero na Rayon Sport ugomba kumekinga shako nyuma ya Sman ufite undi muntu wizeye ko uko byagenda kose yaza kukubera iturufu mu buryo bwataka cyane bwo Mati dusoza bwo tunavuga